hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Nyirandatwa yari akomeje kubuzwa amahoro na Mbarubukeye. Icyo kore yari yanze kwihererana ikibazo amugayira inshuti ze ngo zimucyaha agaruke ku murongo. Samusoni we nyuma y'igihe umutima umutota yari abonye umwanya utagira ukusa wo gushimira uwamukuye ahaga mu impyiko. Nyirabandura se kubwo yari agiye kuryama yageze mu cyumba agakimira nakizwa n'amaguru yari ahuye n'iki. Reka ntangire mwiyumvire. Erega bahize nta n'isoni akaramuka avugiriza abaza n'icyayi nkaho nta cyabaye azi n'ibyo yarayakoze. Bahi urumva muri wowe uri tayari? None se hari tegeko ribuza umuntu kuramuka avugiriza cyangwa gusaba icyayi Chantal? Mvira mbese cyangwa haraho wumvaga hari uramuka ushyashyana gutekeye n'amafuti yawe. Uzi ko nta n'isoni afite iyo Nyirabandura atambuza ngo mpamagaze abashinzwe umutekano bakurazemo. Ubwo se ko kwari kubikora? Yari kuzwa n'ikisi. Ariko bahi nka buriya mu mwanya w'ubwonko bwawe hari miki koko uvugishije ukuri. Ariko se koko guhobera umuntu muderukanye n'icyaha? Ngo ngwiki ubwo surasijisha ndi. Umuntu ahobera undi amwisha mu cyumba akamugwa hejuru nk'agaca gafata umushwi. Ubu ni se winjiye mu nzu ryari kandi ntubeshye niba ushaka amahoro. Yewe ninde mbaza wundi? Ninjye ubwo mwaramuherekeje umukobwa wari waje yambaye ijipo itukura. Tekereze wahageze ku mugoroba nkomeza kuza mu cyumba uhari wubikira utegereje ijoro. Bahi ndakubonye ntumbonye koko mu bintu umuryango urimo bibabaje ukwiriye kuba ugira umutima cyawe. Nanjye naraye numiwe. Uzi ko dushobora kuba dutonganya umurwayi tutabizi Nyirabandura. Rwose ndabasaba imbabazi mbikuye ku mutima. Ibyabaye byose nabitewe n'inzoga. Ngo inzoga? Inzoga ziragutegeka si? Ntiwazi guhesheje umubiri cyangwa se wowe wazinyoye ubishaka. Yegora niba zagutesheje umutwe kuki utatashe mu gihuru cyangwa mwitemo ukamenya aho ujya. Mumbarizera. Niba ari wanasinze wasinze ibyo usanganywe kandi si byiza. Bahi nakwibajijeho byinshi. Mbabarira basi. Ese ubundi ibi bintu turabyihererana Nyirabandura? Turabyihererana kuko ndimunegere rwose abashinzwe umutekano. Mumbabarire rwose ndayibasabye. Kandi ari byo biri bukorwe ahubwo vuba cyane. Mana yanjye we navuye gati njye koko. Mureke bazimfukame. Mbasaba imbabazi mfukame. Sibyo ntabwo tugushyikiriza abashinzwe umutekano. Urakoze urakabyara uragaheka. Chantal nukuri nimgibagiwe Imana izampane. Imana sawa urayizi. Chantal nje ntabwo nemera ko ibintu tubiceceka. Nyirabandura koko ubwo nuvuze gutyo. Kuki ntabivuga kwe waraye witwaye kuriye cyangwa se ahubwo tumuregera umuryango. Yoyo data none baranyica ariko se koko mwaca inkoni zabo. Ariko se wowe ejo wari wambwiye ko wababonye ukabemeza ukanabarangiraho ntuye. None kureba aho amasaha ageze se nta n'umwe urahagera ubwo bimeze gute? Cyangwa nawe ubwawe ntabwo wumva uburemere bw'ikibazo cy'uko abanyamuhumuro na Bumanzi twugarijwe n'abanyabugosha? Twakwishyira hamwe ngo tubarushe imbaraga gute muzarira? Kandi Alo Yego ndakumva. Ngabore Jamuwa inkweto zawe ni kawucu se nizivuga. Kuki se wari hano? Nari marida. Hiriwe ariko. Hiriwe nawe. Siko navuye kuri telefone ndi mu idirishya simenye igihe waziye. Ni karibu ngaka gate. Biragenda se Jamuwa. Yewe Karimanzi. Ndakumva umuntu yaramutse se akaba yabonye icyo ashyira imbere y'imbavu kugira ngo niba bigenda. Se kutitebiye telefone. Uyu nguyu icyo ashaka kumbwira ndakizi mwihorere rwose. Cyangwa ahubwo nuwo nsanze muvugana ukaba udashaka gukomeza ikiganiro numva. Wumvise se hari ikibi twavugaga? Urubyiruko mashishikariza kujya mu makoperative ngo uruhangane n'ikibazo cy'ubukene cyugarije Muhumuro na Bumanzi. Rukavunira ibiti mu matwi. Hanyuma si bya koperative y'urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi bizamo abanyabugo gute Karimanzi? Bajya mu bandira harutera imbere se ahubwo atigeranije n'abandi ukubizi.
none se tuvuge ko ubwo nta kiturusha ngo tuyigireho. Karimanzi burya bwose se hari byinshi baturusha da. Biragutangaje se? iby'uko ubwo yabifite ibyo turusha ntabwo ari byo ndiho. Urumva iki? Ngiye ntungwe n'ukuntu buryo ugira indimi ebyiri. Ninde ufite indimi ebyiri? Uzamwe n'ukuntu ukiri wanjye se kandi uzi ko wakugakabye. Karimanzi tubwizanye ukuri rwose ntugashake kuri mangagira umuntu w'umugabo, kuko ibyo wavuze byose ntabyumvise. Byonyine no kubuhishahisha ugerageza kundi manganya birumvikanisha ko wemera ko ibyo nsanzwe urimo atari bizima. Reka ibyo tubireke basumbira icyo nkwakiriza. Ese ugira ngo agasuru umaze gufata ntikakindimo Karimanzi? Agasuru gusa rwose ngusabe usubiza agatima impembero, gahunda numvise urimo rwose uyireke utarayikura nibwo yiruka. Uko ushatse kuvuga iki? Cyo nakubwiye nawe wibwirira umuntu mukuru. Kandi ubwo waba ugiye kuva hano ugenda uvuga ngo nkoresha amanama kandi ntayo wansanzemo. Ntayo ngusanzemo kandi nizere ko nta n'uruza kuyagusangamo mu masaha aza kuza. Ariko se kuko ntacyo fatajya mu ba. Uretse gato mu kanya ndakubwira. None se ko wari ungendereye ukaba utarambwira icyakugenzaga? Narinyuze ahangaha nkusuhuze nkubaza amakuru y'imibereho nyuma y'igihe gitoya ngeze inahangaha ikabugufi. Imibereho se n'akazi gasigaye karabuze jya mu bande. Ngira ngo ariko nibaho kubaka amahoro n'umutekano amaherezo kazabona. Mwakoze kuba mwitabiriye ubutumire. Kuba turi hamwe muri ibi bihe bikomeye, aho umuryango wa Munyemanzi batamuriza Shima Rita n'abahizi kimwe namwe inshuti za hafi z'umuryango Gakwaya no muzatsinde. By'umwihariko gere ndumva binkomeje. Kwa ukugurizanye se Rutaganira? Oya nta kuntu utakwifatanya namwe. Rero nk'umukuru w'umuryango wa Munyemanzi, nifuje ko twakungurana ibitekerezo ku cyakorwa nyuma yo kumenya ko umuvandimwe wacu Gasore yitabye Imana, nubwo kugeza tutazi aho umurambo woherereye. Nta urenze umunsi. Ese kuba rumwe nubwo ntawe umenya. Igitekerezo cya mbere twaganiraho rero uko mbyumva, numva twatangiza ikiriyo. Ariko nayo kuganira ngenda ngo utangiza ikiro kuri ubu byaba ari ukwihuta. Twatangira ikiro gutese kandi tutarabona umurambo wa nyakwigendera. Ibintu rero biragoye. Biragoye byose. Hano mwamugani batamuriza kuvuga ko twatangira ikiro tutazi aho Gasore ari, cyangwa umva bitajyamo neza rwose. Ariko ku rundi ruhande bimeze nk'uko umuntu yavuye mube burya bari mu kiriyo. Ahari so hareba uko abantu bashyira imbaraga mu gushakisha umurambo, wamara kugira n'izindi gahunda zikabona gukurikira. Ariko se narubu nta makuru. Kada habe n'akanunu kawo umurambo wabuherereye. Amakuru se yaba hari abantu bakaba bifashe amapfubyi nk'uko Gakwaya. Wa mubyara batamuriza asubiye urugo. Uvuganira se? Neri ntabwo muheruka kuvugana nawe ngo niba wenda hari amakuru mashya bafite. Uyu munsi mu gitondo twavuganye rwose. Yayura ibitutsi bimwishe kubera kurara amajoro ashakisha. Yewe nta bitaro yasize. N'abarizwa barubyi hose yarahageze, abaza niba nta wigeze abona ikidasanzwe. Ntabwo byoroshye. Ngere ko mfite igitekerezo. Birashoboka ko Neri yaba yarabaye umwe cyangwa nabiye bakaba badashishikajwe no kumufasha gushakisha. Kuki wumva bitabashishikaza abaye? None se bakubwiye nk'umunyamahanga w'ikantarangi bitabye Imana, wakumva ari gushishikaje nk'uko yaba ari uwaye batamuri? Ibyo byo biba binyuranye rwose. Naho rero birashoboka ko abonera yiyambaza badaye ikibazo uburemere gikwiye ku buryo ntacyageraho. Birashoboka nabyo. Nkaba numva rero mu rwego rwo kumutiza umurindi, twari umuntu uzwi cyane muri twe akajya kumufasha gushakisha amakuru. Uwo muntu se ukaba wumva yaba ari nkande bahe? Oya natubwije. Njye niba yaba ari Rutaganira. Yewe wowe rwose kujyayo se kujyayo byo yewe icyo gitekerezo ntabwo gishyikiye. None se agiyeyo bikamugendekera nka Gasore byagenda bite? Birashoboka. Nyamara burya ntawe upfa mbere y'umunsi. Nawe ari kwamuherekeza abahizi. Njyewe se oya nawe urabyumva. None se rero ubona n'icyo ufite igihagararo n'icya Rutaganira ku buryo muri aba hari njye bagomba kumuherekeza koko. Mwumve rero njye ko mbyumva kandi murasanga ari byo. Tubwire Gakwaya. None se kwisi unsanga buryo rero wambonye ninjira hano muri Bengaro Mariwe.
umva kigingera nari kuba ndebaye handitse. Uriya rero nari nzi ko nimara kwicara ntangira kubishotera kuri telefone kugeza umenye ko ndi hano bigutunguye. Naguteye mbona ugihinguka rero mpita nza. Ariko se kusigaye uhoberana cyane ukarenza igipimo we. Hari kidasanzwe se nkoze maribo. Maze yo tuba tutaranga muri bingarongo iduha kabanga tuba twarutanze isoko n'amaduka bigahurura. None se ko nari ngukumbe byari kugenda gute? Ahubwo ubutanze arenzaho. Kareka. Urukumbuzi rwose no kuzajya ureba uko ushyiramo amazi da. Amazi arucogoza se niba ari wowe. Ibaze. Ariko noneho si imitomo usigaranye n'umuba wayo. Kigi. Harimo iki? Kigi. Usigaye ugira ikibuga cy'imyitozo mbere yo kujya gukinira ahandi. Kuki suvuze gutyo? Iri cupa ry'amarura ambwira umukobwa urishyiriye kuko urinyuranya ahangaha mbere yo kujya ahandi. Umukobwa sukuruta ndishyiriye ninde ko? Narinje hano ngo turisoma ngiye kuvuga ibikire. Oyenjejesho mbeshya. Ngiye kurifungura gahunda zanyu noneho nzice. Rwose rifungura usuke mu kirahure cyawe n'icyanjye ubundi dusangira. Mana yanjye we. Ntacyo ariko ndanywa gake ntaza kwica akazi. Uyu munsi yo tudahora sinzi ko wari kwira. Ese ibyo uvuga ubikuye ku mutima koko kigiye. Ariko kuki ugishidikanya ko ngukunda? Ko nabonye umutima wawe urimo imisozi n'utubande se. Ubwo se ushatse kuvuga iki Maribo? Rimwe urukundo ruba rutoshye undi wanzinutswe undi rukongera rugatoha. Nizere ko hirya y'umusozi turiho muri iki gihe nta kabande gahari. Ariko ntugaheranwe n'ibyahise. Utubande twararangiye. Ubu hasigaye uruhererekane rw'amasunzu y'imisozi gusa. Maribo none haramba Maribo karame mabuja. Ntabwo usatote ndakubura kugeza ubwo umukiriya wawe tumwitaho yambwiye ngo witeye muri kore muri bingaro. Nagatangaye. Sabugiye kwanza bavugaga n'ikigingi. Mwiriwe mama murutase. Niriwe nyine. Wese ko ari wagudi ikimana. Uwo mukiriya rwose aranteranyije ntabwo nigeze ndangara mabusha. Ntabwo uzi kabakira mwuko agatama kagenda kabajya mu mubiri kageraho kakabatera kwiyenza. Hinguduka gato. Kandi. Amafaranga wagudi indoga wakize kigingi nanjye ubwanjye ntasobora kurangura wakuyehe Maribo. Inzoga ariko ninjye wayizanye. Niwe wayizanye rwose. Nagenze ndabona ariko. Ugatinyuka ukemera ko indoga ziva hanze zikinzira kandi amabwiriza atabyemera. Ariko se duhora ntabwo bizongera mama. Mabusha mbabarira rwose ntabwo bizongera. Mbo guhera none inzoga ni igikoresho cyifatishizwa mu cyaha idafatiriwe. Ikindi ibirahure bya nyose zatari hano mu kabari. Murabikodesha igihumbi. Muranyumva neza? Umuhungu urarya dore urashonje sheri. Ntabwo njya mutagaburira ipusi wanjye. Reka nkubwire rero umuhungu wowe rya sibyo hanyuma ibyo usigaza ubiha ipusi sibyo. Ubwo se yagumya gutegereza njyewe ndimo kurya ntiyanyita umwana mubi. Uyesha umuri ategereza kandi ntabwo ikurakarira umuhuza si inshuti yawe se. Umwumva ko ivuze ngo ndi umwana mubi. Uriya se nibyo uvuze umuhu. None se wumvishe uvuga ngo sibwo hajemo ibyo guhindura indimi ngaho se mu rugo rujangwe twumve. Mama none reka njyewe dusangire ibiryo byanjye byose mbusigarize ipusi. Umuhungu umura tugiye kwigaburira rwose. Turahera ku kira kamwerekera urugo. Uru rupapuro rurabitunganya. Birarira rwose. Urishimye noneho umuhuza? Maze nayo irishimye namutagaho ipusi yanjye murakuba mumubare babi nka bya bisimba by'ubumanzi bisa n'abantu bego kure yambwiye. Ariko rero umuhuza buriya hari ikintu utazi. Iriya migani nyogokuru yaguciriye ntabwo ari myiza. Ndabizi ko ari mibi rero none se ntintera ubwoba. Nawe wumvise ko arimo ibitera ubwoba? Maze hari ibyo yavugaga hipfuka mu maso. Ergo ubundi biriya bikoko mukecuru akubwiye ntabwo bibaho umuhuza. Kandi nabonye indota bije kundya bishinze amenye n'inzara gutya. Yo sinibyo byatuma guvuza induru ngo tugutabare. None ngo ntibibaho. Ariko siko kuko umuhuza yarara agashikagurika yabaga yavuye gusura umukecuru. Nibyo yagarose. Umuhungu niko ko ntibibaho nyamara. None si byo ubona mu nzozi bibaho? Ndabizi. None se inkuru ari utabaye umuntu mukuru cyangwa abaye umuntu muto cyane. Maze nigeze kurota nawe yagashishi naruye ipusi ku gutwi igenda yihungura isakuza. None se ukangutse wasanze ukiri agashishi? Oya. Ibisimba bisa n'abantu rero nyogokuru yakubwiye ntabwo bibaho.
erega buriya nawe n'ibyo yabwiwe n'abakecuru bavutse mbere ye arabigumana none nawe asigaye abibwira abandi. abaciriye nyogokuru imigani bibi bamukorera ibintu bibi none se n'abanyamubazi ko yambwiye ko ari babi. oya abanyamumanzi ntabwo ari bo bumuhuza ariko se ntitwakubwiye ko ibyo byose ari byo yabwiwe n'abari bakuru kuri we akabigumana muri we. abamubwiye ibintu bibi ndabanza baramuhemukiye cyane. none se nabo batumye agira imisatsi isa n'ifu y'ubugari. ese muri iyi nzu haraboneka ikintu cyo kuramira fidusiya na melodita? ukagira ngo nitwe dufite inyota twenyine se nyiranjisho we ntarimo. naho se Joziyane ubwe. ariko ngira ngo yaje twanywaga ejo bundi ntirashira mu icupa wareba mu kabati. yo uzi ko igihari koko. reka nze nyirebe nyizane. uburenge na fidusiya hari ikintu twaje mu nzira twibaza nyiranjisho. ni igiki se melodi? n'ubu turibaza na Joziyane tumubwira ngo pole cyane watumubwira ngo felicitation. ibyo muvuga byose ndabyakira icyo nzi ni uko niyituye umutwaro. umuyaga uvuye mu makoma pe. umushimira imana. nyamara wabona ubwo gutyo kuruba ikibazo cy'igishyushyu ariko nyuma yaho ukazasanga narahubutse se. ibyo ntibizabaho mureke twinywera ahubwo muryoherwe. ko birangijwe na gatanya se ikindi gisigaye n'icyo usibye gutuza ukabana n'inkurikizi zayo uko zaba zimeze kose. buriya niko bigenze nyine ko biri kose ubuzima bugomba gukomeza. gusa rero nyuma y'ibintu kumenya uko uzitwara Joziyane cyangwa rubanda ruzakote. humura ata ndi umuntu mukuru ntugire ikibazo rwose ntawe uzanyuzamo ijisho ndabikwijeje. usibye ko nta nuneza rubanda. uko biri kose ubuzima nzabwakira uko buje kandi uko buzaba bumeze kose buzaba buruta burimo akavuyo ka Gafarasi. nari maze kunanirwa pe. mu byo usikana kandi uzazirikane ko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa Joziyane. gusa ushatse kuvuga iki? ko igihe umwana azaba akeneye gusura se uzabimworohereza. icyo kintu ni ingenzi fidusiya. oya niko bimeze. wisetsa noneho ndebera rero nagiye muri banki gusaba inguzanyo yo gukora urugendo ngo ugiye ubwo ku mugabo wari umaze igihe kingana gutya atatwitayeho. uvuze se ko ugomba gufata inguzanyo Joziyane? none se korohereza umwana kujya gusura se bivuze iki ko umushahara wanjye mukozeho byaza n'ibindi bibazo. uko biri kose ariko Gafarasi ntazi aho yari ubuziraherezo. natase ntibizaba ngombwa ko ahura n'umwana uruhande byaturukaho rwose. yegura. ubwo ikibazo nikivuka nibwo tuzagishakira igisubizo. ntazanapfa vuba nyakunyagwa. Gafarasi ukwamagana Joziyane se niwe nyine nta wundi. ndata gise nshaka kuvugana nawe akira. njye ndavugana iki nawe? akira yewe wakira kuri ko muri mangari nawe. n'amahoro wa mukobwa we ni wowe washaka se. Gafarasi yise amaherezo aritabwa nande muramenyera amaherezo naho ubutaha. igice maze kumva cyangwa na Musagara Andrea. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefoni igendanwa 0788803816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri interineti kuri aderese ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya impumuro na mumanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. twongere tubifurize ibihe byiza aho muri hose nshuti muduteze yombi. hamwe na hamwe mu gihugu bamwe mu bakunzi ba Musekeweya bagenda barema amatsinda bagashyira mu bikorwa inyigisho bagiye bayivomamo. kuri uyu mugoroba Musagara Andrea araganira n'abagize itsinda yasanze Kabarore ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba. abarigize baravuga uko ryavutse, abo bafasha ndetse n'ibikorwa bibandaho. umwanya ni uwanyu. muraho neza. tubasanze ahangaha rero mu mudugudu wa Rutenderi, akagari ka Marimba, mu murenge wa Kabarore, mu karere ka Gatsibo. mukaba muri itsinda ryitwa Tugira Amahoro Iwacu tuyasangiza n'abandi. iryo tsinda ryanyu ryavutse gute? nitwa Habagwirwa Celestin, abari ngiye nkuriye karabu Tugira Amahoro Iwacu tuyasangiza n'abandi. itsinda kugira ngo rivuke twarivukishije turivanye ku kiganiro Musekeweya twumvaga
twumvishe muzatsinda rutaganira agakorera n'abandi tuzamukiraho ibikorwa bakoze byiza by'indashyikirwa bafasha bagenzi babo bakemura n'ibibazo amakimbirane natwe tuzamukiraho niko twavukije iryo tsinda. aha ni itsinda rero rikora iki ahangaha mutuye? iri tsinda rishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage amakimbirane avuka hagati y'imiryango n'iyindi tugafasha bagenzi bacu batishoboye tubatangira amamituweli tububakira ibintu nk'ibyo. hari undi? banyita Sibo Bugingo Simoni, nanjye ndi umwe mu bantu baba muri iri tsinda. icyo twagerageje gufasha abantu twagerageje kujya tugenda duhuza ingo zifitanye amakimbirane tukazumvisha ko kubana amahoro mu buryo bwemewe n'amategeko ari ibintu bifite agaciro. twigishije tumva barumva abenshi bashaka kujya imbere y'amategeko babana mu buryo bwemewe n'amategeko. ahangaha turi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu aratwemerera tubwire kuko niba ibyo uyu Habaguhirwa avuze ari ukuri nibyo koko? nitwa Harerimana Felicien nkaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Rutenderi. ibyo uyu musore Habaguhirwa avuze nibyo kuko bakunze kudufasha gukemura ibibazo by'abaturage amakimbirane yo mu ngo bakunze kudufasha cyane ku kibazo kivuye hagati y'abagore n'abagabo gukemura amakimbirane yabo mu ngo zabo. urakoze cyane. ahangaha twamenye ko turi kumwe n'abantu iri tsinda ryafashije tukaba twifuza ko baduha ubuhamya koko tukumva niba iryo tsinda ryarabafashije n'icyo ryabamariye. muzehe rero iri tsinda rya Musekeweya ryangiriye akamaro ryampingiye akarima ntashoboye guhinga binkuriyongerera inzu yari amatafari masa agaramye aho ngaho bancukurira umusarane barawutinda n'ibindi bakomeje kugenda bangirira neza kandi iryo tsinda nanjye ndaryemera ko ngomba kuribamo bihagije. urakoze cyane. undi? itsinda ryarafashije cyane yaranyubakiye intangira mituweli ndaryemera cyane itsinda rwose ntabwo nzarihemukira nanjye nzirampemukira ryarafashije cyane. urakoze cyane. hari undi ufite ubuhamya? yego. murakoze. amazina yanjye ni Murayire Jacqueline. nanjye iri tsinda icyo ryamfashije nahawe mituweli ubwisungane mu kwivuza rwose ndarishimira ryagize neza. arakoze cyane. twumvaga ubuhamya bwabo itsinda ryagiriye akamaro. ese hari undi waba ashaka kugira ikindi atubwira ku bikorwa mukora nk'itsinda? ngewe nitwa Zirimwabagabo Etienne nk'abandi umwe mu bantu bagize iri tsinda. mu bikorwa rero tugerageza gukora nk'iri tsinda ryacu tubasha gufasha abantu batishoboye babasha kuba bafite intege nke mu bijyanye n'ibikorwa by'amaboko haba guhinga haba muri kuriya kuba bafite inzu cyangwa tuwarete zitameze neza tukabasha kuzisana cyangwa se kubakorera za nzu igihe tubona zidatunganye neza. kandi n'abantu bafite ubushobozi bukeya hari nk'abana babiri duherutse gufasha bari bafite ikibazo cy'imibereho itari myiza hanyuma tukajya tubakamishiriza ahantu amata yo gufasha abo bana kugira ngo babashe gukura neza. ibikorwa bigende bifasha abantu tubona bafite ubushobozi bukeya tugenda tubikora harimo no gukusanya amafaranga tujya dutura hanyuma twamara kuyatura tukareba umuryango ufite ikibazo cy'ubukene tukawufasha tukawurihira mituweli cyangwa tukawuha icyawutunga mu gihe tubona ko bafite ubuzima butari bwiza. aha abandi baba bakora imirimo yabo abandi baba bahugiye mu binyuranye naho mwebwe mwahisemo kuba murimo gufasha abandi. izo mbaraga muzikura hehe? nitwa Niyomugenga Emmanuel. izo mbaraga hano tuzikura ni ugushyira hamwe kuko Bibiliya irambwira ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. nkanjye ku giti cyanjye numvise Musekeweya ndi njyenyine ntararijyamo nza kubona umwana bari baravanye mu ishuri muzana mu rugo mushyira mu ishuri ubu ngubu ariga ni uko nguko bimeze. murakoze. imbaraga muzikura hehe? urebye ahantu dukura imbaraga zo kugira ngo dufashe abo bagenzi bacu twebwe ni umutima twiremyemo wo gufasha bagenzi bacu twiyumvamo ko tugomba gukora ubutabazi tugamije gusakaza amahoro n'ubwiyunge mu baturanyi cyangwa mu bavandimwe. twiyemeza ubwo butabazi bwo kujya dushaka ukuntu dushakamo ubushobozi buhwanye n'imbaraga dufite tugafasha abo bantu bafite ikibazo cy'imibereho itabanogeye itari myiza cyangwa se tugashaka ukuntu twunga abo bantu bagiranye amakimbirane mu rwego rwo kugira ngo dufashe bagenzi bacu nabo bagire ubumwe cyangwa bagirane amahoro. niyo ntego twihaye mu mitima yacu turavuga tuti nyamara twiyemeje twayigeraho
tukabasha gufasha abaturanyi bacu. Barakoze cyane abavandimwe bagize itsinda tugira amahoro iwacu tuyasangiza n'abandi ku buhamya batugejejeho. Mwese aho mutuye hari amatsinda nk'ayo yavutse kubera inyigisho za Musekeweya, muzatwandikire mutumenyeshe tubasure tuganire. Mbere yo gusoza reka dushimire cyane abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Share Rwanga. Musekeweya impumuro n'abamanzi hakemetsa ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Amahoro n'akagene gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa